ubu ugifite n'isoni nk'umunyeshuri nyine njye nari n'umuhanzi rero icyo gihe agahita abantu bambona abandi badazengurukana korogate ariko nyine ukamenya ko ukeneye cya gihumbi cyangwa bya bihumbi numva nyine nafataga agakapu nkavuga ati uyu munsi ndakorera ku mashuri ari muri Kicukiro iki gice cya Niboye logistique rero yo kubikura muri Kenya ari bwo bwa mbere ku gatelefone kagarasharamye kanjye ari bwo bwa mbere logistique yo kubikura muri Kenya utaragera no muri Kenya ubwo nari narasohoka mu Rwanda kuva aravuka nkanjye ntabwo nahembwaga umushahara nyine nakoraga kuri komisiyo nkaza nkemera ibitabo nkabyishyirira mu Kinyarwanda. Twongeye kubasuhuza tubaha ikaze kuri Talent TV. Nk'uko mumaze kubimenyera tubagezaho ibiganiro bitandukanye cyane cyane ku bantu bafite ahantu bavuye naho bagejeje kugira ngo badusangize urugendo rw'ubuzima muri domaine zitandukanye kugira ngo natwe muri twe cyane cyane urubyiruko niba dufite impano ariko tukaba tutazi uko twabigenza aho twahera twumve bamwe mu bantu bakoze ibintu ndetse banabirimo natwe tuba twifuza gukora twumve urugendo rwabo challenge bagenda bahura nazo kugira ngo tugire ibyo turigeraho. Uyu munsi rero twasuye mu mujene ariko mu mugabo afite amakuru kahinje statu hino n'isi afite icyo bita Mudacumura Publishing House. Ese Mudacumura Publishing House ni iki? Mbere yuko tuza kujya muri detail reka tubanze tumuhe ikaze abanze atwibwire. Mwaramutse Fiston. Mudacumura ni muntu ki? Twibwire ho gakeya. Fiston Mudacumura ni umugabo wubatse umugore umwe ni umunyarwanda akaba ari na rwiyemezamirimo. Murakoze cyane. Mudacumura hano tugusanze muri ofisi yawe harimo ibitabo byinshi ndabona harimo ibitabo utubwiye kuri rwiyemezamirimo. Rwiyemezamirimo mu biki mu bijyanye n'iki? Nkora ibijyanye n'itangazabitabo mfite inzu itangaza ibitabo ubwo iyo tuvuze inzu itangaza ibitabo harimo ibijyanye no kwakira inyandiko ibihangano mu nyandiko cyangwa se n'izindi nyandiko tukazifata tukazakira tukazitunganya tukazikorera ibikwiye kugeza tubitangajemo ibitabo tubikozemo ibitabo yaba ibitabo byo ku mpapuro se cyangwa se ibitabo bisomerwa kuri murandasi. Yego tusubira inyuma ho gato kuri CV yawe ubundi wize amashuri angahe kugira ngo tuze kumenya niba na business ukora wenda hari aho ihuriye n'ubumenyi wakuye mu mashuri. Nize amashuri ni kaminuza narangije kaminuza mu bijyanye n'indimi n'itangazabitabo n'ubundi mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda. niho urebye ubumenyi nabukuye bw'ibanze mu bijyanye n'igitabo ndetse n'uruganda rw'itangazabitabo muri rusange. None igitekerezo cyo kujya muri business y'ibitabo byahuriranye n'uko ari byo wize cyangwa se wari usanzwe wumva ufite iyo mpano uriyumva? Njyewe ku giti cyanjye ku bijyanye byose bifiteho uruhare rwabigizemo kuko urumva icyo numvaga urabona no muri segonderi nigaga ibijyanye n'indimi n'ubuvanganzo tukiga n'abanditsi cyangwa se n'abahanzi muri rusange bo mu bindi bihugu ngira ngo hari aho twiga mu bijyanye n'ubuvanganzo
ubuvanganzo bwo mu Bufaransa, ubuvanganzo bwo mu Bwongereza, ubuvanganzo muri rusange yaba abahanzi mu nzego zose zijyanye n'ubuhanzi, yaba abakina inkinamico, yaba abazanditse, yaba abaririmbye, abasizi, yaba n'ubuvanganzo bwo mu Rwanda, tukiga nyine ba Kagame, abo bose Ndyoheshabirayi n'izindi, ukumva noneho ubuzima bose bagiye babamo n'ubuzima kuri njye bwankuruye. Gute ushobora kuba umuhanzi ukoresheje ibiri mu mutwe wawe ukagira uruhare utanga ku muryango ubayemo, sosiyete ubayemo, kandi ugasanga n'ejo bundi utakiriho, generasiyo zizaza zikaba zikiga cyangwa zikikwigiraho bitewe n'ibyo wahimbye. Njye ndareba rero ndavuga ati muri ubwo icyo gihe cy'ubugimbi ndavuga ni ibyo nzakora byose naramaze kubyishyiramo ko bizaba bifite aho bihuriye n'ubuhanzi cyangwa se n'ibintu bijyanye no gukoresha umutwe, kwihangira, guhanga nyine ukoresheje umutwe. Noneho ngeze muri kaminuza nibo twabyigize, noneho twiga harimo iki gice kijyanye n'ubucuruzi bw'ibyo wize. Yes. By'umwihariko ibitabo, kwandika, ese ni gute ubihinduramo ubucuruzi cyangwa bigahinduka business. Twiga ibice bigize nyine uburyo icyo gihangano kijyanye n'inyandiko ushobora kukibyaza, twize n'ibindi bitandukanye, gusa nyine urebye ibijyanye n'itangazabitabo niyo ryari isomo ry'ibanze, kuko twigamo n'ibijyanye nyine n'ibindi bisanzwe, sinema zo zikorwa gute, mbega ikintu cyose gifite aho gihuriye no kwandika, kuko urabizi n'ugiye gukora sinema arabanza akandika, umuririmbyi arabanza akandika, umusizi arabanza akandika, nyine izo nganda zose zifite aho zishingiye ziturutse mu kwandika twarabyigagaho. Noneho ariko iyo uvuze publishing, iyo tuvuze publishing mu rurimi rw'icyongereza bivuze kwakira icyo kintu ukagitunganya ukagira abo ukigezaho, ukimurikira cyangwa ukigezaho. Ntabwo uciye mu ijambo, ni ukuvuga ngo wakira inyandiko ishobora kuba yanditswe n'undi muntu. Yes. Njye nshobora kwandika yaba ari indirimbo cyangwa se ari igitabo, nkaza nkabiguha, icyo mwe mukora ni ikintu ukubitunganya, hari ukubitunganya ukagerageza kubijyanisha n'ururimi byanditsemo, ukurikije uko rwandikwa, uko amategeko arugenga, ushobora kuba ari Ikinyarwanda cyangwa izindi ndimi zemewe mu Rwanda. Ubundi ukabijyanisha no kukigaragaza neza ku buryo umuntu uko yacyanditse n'uko gisohoka ubona ko ari ikintu nyine bitandukanye. Noneho nimba ari amashusho ajyamo cyangwa se amafoto ajyamo, ibi byose mukabishaka, hakabagira igice cyo kubihuza amashusho nimba ari igitabo cyangwa se igihangano kizasaba ayo mashusho, hakaza na cya gice cyo kubitegura, nimba ari kukijyana mu icapiro cyangwa se ari kugitangaza ukoresheje murandasi cyangwa ibyo twita internet. Ibi byose bigira inzego nyine, noneho akazi kacu kaba gashingiye hafi aho ngaho. Noneho iyo bigeze kuri urwo rwego hakurikiraho n'ikindi gice, ese ibi bintu ni gute nabibyaza amafaranga. Iyi nyandiko y'uwo mwanditsi ndayishyizemo, nyishoyemo uwo mwanya n'ayo mafaranga wenda, ese ayo mafaranga ni gute ngomba kuyagaruza. Kandi ni gute ngomba kuyagaruza bitewe n'amasezerano mwagiranye n'uwo mwanditsi cyangwa umuhanzi, ku buryo nawe bizamugirira akamaro. Tukiri aho Fiston, ni ukuvuga ngo mwakira gusa inyandiko z'abandi bazanye ngo muzibatunganyije cyangwa namwe ubwanyu murandika? Nanjye ndandika, ndagerageza mfite. Wandika cyane cyane ku biki? Byinshi nanditse n'ibijyanye n'ubuvanganzo bugenewe abana n'ababyiruka.
tukiraho iyo uvuze ubuvanganzo hari abantu batabyumva cyane cyane nk'abantu batabyize iyo uvuze ngo ubuvanganzo nyarwanda mu by'ukuri urumva ubuvanganzo ni nk'iki cyane cyane nko ku rubyiruko nk'abantu batagize n'amahirwe yo kwiga indimi n'ubuvanganzo iyo uvuze ubuvanganzo ni ijambo cyangwa izina ry'inyunge. Inyunge nyine ni izina rihuje urumva harimo kuva hakaba n'inganzo. Sibyo? Inganzo rero mu mateka y'u Rwanda abasizi ba kera inganzo ryari rifite inyito ebyiri, ubwo ni nk'ibisobanuro bibiri. Hari inyito ya mbere ni ahantu washoboraga kuba wajya nyine ukiherera, haba ari hepfo y'urugo haba ari ku musozi, ukicara wenyine ugahimba icyo gisigo, ugahimba ugatekereza iyo ndirimbo. Noneho rero uko imyaka yagiye ikurikira bamaze kuba benshi, inganzo biza kuba ari aho hantu uri, biza gufata indi nyito ivuga ngo umuntu wese uhimbye bitari ngombwa ngo hari ahantu wagiye, bikitwa yuko nyine yagiye mu nganzo. Ushobora kujya mu nganzo wicaye hano, ushobora kujya mu nganzo uri mu modoka, ubwo yagiye mu nganzo. Ubwo rero ubuvanganzo byabaye igikorwa kurusha icyo kintu cyari kimeze nk'aho ari ukwiherera cyangwa ya meditasiyo y'umuhanzi. Ubwo byitirirwa nyine igikorwa nyirizina. Ubwo rero ubuvanganzo byitiriwe icyo gikorwa nyirizina. Noneho tugira rero icyo bita ubuvanganzo nyemvugo, tukagira n'ubuvanganzo nyandiko. Ubuvanganzo nyemvugo ni ubuvanganzo butanga ibihangano, ariko ibihangano dukora dukoresheje imvugo nyine, umunwa tukavuga, ese ndaririmba ndimo ndavuga umuvugo, igisigo, ndimo ndavuga inka, amazina y'inka, ndimo n'inyinamico nazo buriya ni ubuvanganzo nyemvugo. Gusa igice hakazaho, sibyo ko ibyo byose hari aho bishamikira. Ubuvanganzo nyandiko nyine n'ubuvanganzo ubwo buza mu kubijyanye no kwandika, kuko n'aya ndirimbo urabanza ukayandika, niho biza guhurira ubuvanganzo nyemvugo n'ubuvanganzo nyandiko. Noneho ubwo nyange nshobora kuza nkavuga ati wowe Devota uri umuririmbyi, mpereza inyandiko mbega aho wandikiye ya mirongo yawe urimo urakora indirimbo. Iyo mirongo nkayitunganya nkayiha ababishinzwe, abo dukorana bakabitunganya, tukayiterateranya. Nimba ari alubumu tugakora lisite irimo imirongo yawe, tugakoramo agatabo kagize indirimbo zawe tukakagurisha. Ubwo ngiye mba nkoze iki? Mba nkoze itangazabitabo rishingiye ku buvanganzo nyandiko. Ariko wowe nk'umuririmbyi uba urimo urakora ubuvanganzo nyemvugo. Ubwo rero ni aho ngaho nyine ubuvanganzo, nimba tutandukiriye cyane ubuvanganzo ni ubwo ngubwo. Fiston, urakoze cyane. Wambwiye ko we mu byo ukora harimo kwandika cyane cyane ibitabo by'abana. Inspiration iza iti? Urumva iyo ugiye kwandika kenshi hari uburyo wakwandikamo. Hari uburyo ushaka kwandika inkuru y'umubariro cyangwa se fiction, two tuguze kubyitamo cyongereza. Ni uvuga nyine urabara, urimo urabara ikintu kitabayeho, sibyo first degree, utari kutiboneye urimo uragihimba cyangwa imimbano. Iyo ubyitse imimbano, akenshi imimbano kuko ifite inyito ebyiri. Ubu ngubu iyo uvuze ikintu ngo ni imimbano cyagize inyito, abantu bafashe inyito y'uko ari ikintu
nyine kitari nyacyo kitari original cyabaye fake. Okay, reka tubyite mpimbano nyine dufate inyito ivuga ngo ni ikintu wahimbye kitari gisanzwe kibaho, twirengagiza iyo nyito yindi ijyanye n'ikintu kiri fake. Ni ukuvuga ngo iyo ushaka kwandika inkuru mpimbano ushobora kugendera mu murongo uvuga uti urabanza ukisanisha n'ikigero cy'abana ugiye kwandikira, noneho ukareba ese ubundi inkuru zose aho ziva zikagera ugomba kugira umukinankuru, ukagira wabyita acteur, protagoniste, character, uko babyita bigira inyito nyinshi mu ndimi z'amahanga. Umukinankuru mu kinyarwanda ni umuntu nyine muri iyo nkuru uri buze kuzaho. Umukinankuru ukamuha intego, iyo ntego hagati y'uwo mukinankuru no kugera kuri iyo ntego ugashyiramo ibibazo. Akenshi mu myandikire yagendeweho guhera kera ugerageje kwiga inkuru zagiye zandikwa, hari icyo twita ibibazo bitatu. Ni ukuvuga ngo agomba kurenga ubariraho, wareba mu nkuru ziri mu bitabo, wareba mu nkuru zikaba zakozwemo inkinamico za filime cyangwa iki, usanga kenshi ari buhure n'ibibazo bitatu kandi akagenda bituma mbega atagera kuri ya ntego. Mu kwandika rero ugendera nyine iyo umaze kumenya icyiciro uri bwandikiremo, ese ibibazo umwana nimba ari umwana ugiye kwandikira cyangwa urubyiruko yabasha kwikemurira ku rwego rwe, ni ibihe bibazo. Urumva iyo ugiye kwandikira abakuru bo ibibazo umuntu mukuru yabasha kwikemurira bitandukanye n'ibibazo umwana yabasha kwikemurira. Noneho ukagerageza noneho gukoresha ururimi rworoshye ruri bufashe ikigero urimo urandikira. Noneho mu myandikire rero bitewe iyo niyo urebye navuga ngo iforumu ugenderaho mu gihe urimo urahimba inkuru yawe. Noneho akenshi ni ibintu ariko dukunze kuganiraho abahanzi tubiteraho impaka. Na kera n'ababayeho abize ubuvanganzo bw'abafaransa hari abo bitagangira ngo le philosophe de lumière nimba ari de philosophe de quoi, narabyibagiye bimwe na bimwe nanjye. Ni ukuvuga ngo habagaho impaka zivuga ati igihangano cyiza ni kiba kimeze gute. Bamwe bakavuga ati igihangano cyiza ni igihangano gifite ubutumwa gitanga, urumva. Abandi bakavuga ngo igihangano kibereyeho kuba igihangano, urumva. Rare pour rare, akandi uvuga ngo rare avec message. Na n'ubu turacyabiganiraho ngira ngo ujye wumva umuhanzi yasohoye igihangano, bamwe bakavuga ati iki gihangano nta butumwa burimo, abandi bakavuga ati igihangano ariko kiraryohejeho. Ubwo rero tukabiteraho inkuru. Ibyo ntibiterwa n'imyumvire y'abantu. Hari igihangano nyine ureba cyangwa ukumva cyangwa ugasoma ukumva kirakuryoheye amaso cyangwa se n'umundi mbamutima zawe ukumva zirazamutse. Bitabaye ngombwa ngo harimo ubutumwa runaka, uzirinde kunywa ibiyobyabwenge cyangwa uzirinde kugira iki. Undi rero akaza akakubwira ati ngewe igihangano kitarimo ubutumwa ngo bugaragare icyo ntabwo ari igihangano. Ibyo rero ni impaka n'uyu munsi tukigira nyine tukigira n'abantu baba muri izi nganda zifite aho zishingiye n'ubuvanganzo, yaba inyandiko cyangwa inyemvugo. Gusa ni ibintu byahozeho na n'ubu biracyariho, bizanahoraho yewe, kubera yuko burya ibintu byose bihuriye n'imbamutima byose ni ibintu umuntu wavuga ati ni ibintu ku giti cye buri wese aba abona ku giti cye kandi yakira ku giti cye ku buryo butandukanye. Kristo tukiri aho kuko akenshi tuba tugamije kugira ngo mwesfera urubyiruko cyangwa se mubasangize inararibonye. Umaze kwiga kaminuza, waraje wambwiye ko wenda tubwiye ko igitekerezo cyaje kubera ko bijyanye n'ibyo wagiye wiga ari muri segondari no muri kaminuza, ariko urangije kwiga. Iyo umuntu akirangiza kwiga atarabona akazi
wabanje gukora kugira ngo wabanje gukora akandi kazi gasanzwe ubona gutangira runo ruganda rw'ibitabo watangiye ibitabo wahereye hehe kuko dufite ikibazo cyo ku rubyiruko barahari benshi barangije kaminuza ariko kubyaza akamaro ibyo bize bikaba ikibazo watangiye gute kugira ngo uvuge ugiye gushinga inzu itunganya ibitabo ntangije kwiga dusangize ibyo bintu gato birumvikana ubundi iyo umuntu wese akirangiza kaminuza ikintu kiba kiri mu mutwe ni gute nashakisha ubuzima nabona akazi ntabwo biba byoroshye sibyo urumva kandi nanone ugasanga aho usaba akazi barakubwira wenda experience runaka imyaka ingahe kandi utaranayigira njyewe burya umuntu wese ugiye kuba rwiyemezamirimo inama ya mbere uzige kubanza kumenya gucuruza njyewe navuga ko bitewe nyine n'iminsi aho yari igeze njya kurangiza muri kaminuza wenda benshi ntabwo babimenye kubera ko hari ubundi buzima nabagamo bari banzimo ariko hari amahirwe nagize yo kwiga gucuruza hari bino bintu by'imiti y'amenyo ya aloe vera aloe vera noneho abo uburyo bakoraga ubucuruzi bwabo ko babukoragamo ni ukuvuga ngo barazaga bakabafata muri urubyiruko mugasiga indangamuntu yanyu aho ngaho bagafata nka sitoke yuzuye imiti y'amenyo ya aloe vera mwe mukagenda mugacuruza tuvuge nimba ikarito ari korogate ubwo n'undi muti w'amenyo okay tubyumviye korogate umuti w'amenyo we nimba imwe igura 1000 bakaba bari guhemaho 200 ubwo bagafata 800 ubwo nimba bagwaye ikarito irimo 12 wowe ukiri kwiranja ukirirwa uzenguruka mu mabotike uvuga ati turafite turaranguza ibiki n'ibiki mwanguriye gutyo nyine ugashaka abakiriya byaragendaga kubera yuko nabikozeho nk'amezi nk'atandatu nabikoze nyiri butare aho ngaho butare nyine nkajya nterwa nzenguruka i butare hariya mu isoko nahe ku ruhande nyine n'ubuzima buri urumva uba ugifite n'isoni nk'umunyeshuri nyine njye nari n'umuhanzi rero icyo gihe agahita abantu bambona abandi badazengurukana korogate ariko nyine ukamenya ko ukeneye cya gihumbi cyangwa bya bihumbi kuko kandi ikintu byanyigishije ni ubuzima nyine nigiyemo ko gucuruza ari ingirakamaro ni imwe muri skills cyangwa ubumenyi ngiro buri muntu wese akwiye kubigira sibyo kumenya kuganiriza umuntu mutanaziranye bwa mbere ukaza umwereka ikintu kandi ukabasha kumwumvisha ko bagomba kukigura kandi ukaba agiguze ubwo noneho ikindi kintu wigiramo kwakira iyo umuntu akubwiye oya nabyo ukamenya nyine ko bibaho birababaza sibyo ariko ukamenya kubyakira nimba uje kugurishaho umuntu ikintu akakubwira ati oya kandi nawe ubona ko ugomba kurya uwo munsi birababaza noneho kubyakira mu buzima bwa rwiyemezamirimo ako kantu kakwigisha yuko iteka uzahora hari ibintu ukora nyine hari abakubwira oya abandi bakubwira yego bikagufasha nibwo bumenyi ngiro buri muntu wese w'urubyiruko nkeka akwiye kugira kwiga no kumenya nimba ufite amahirwe niyo waba ufite umubyeyi wenda afite acuruza afite akantu k'akabutike hariya cyangwa niyo yaba acuruza gaze ubu turimo turigisha abanyarwanda gukoresha gaze acuruza nyine utuntu wigomwe niwumve ko biteye isoni ujye ufata umwanya amasaha ugenda umufashe uganire n'abantu bakiriya bashyashya ubyigiremo icyo ni ikintu cya mbere ugomba kumenya kuko iyo ni ibintu uzakenera niyo waba ukora akazi ko ariko kose niyo waba utari rwiyemezamirimo niyo waba uri muri politike uzakenera kumvisha abandi bagenzi bawe wareva politike cyangwa ibitekerezo runaka urabacuruza ibitekerezo byawe kugira ngo babyakire nubwo batari kuguha
ibintu byose mbega. Yego. Iyo ni ubumenyi bwa mbere ngiro buri muntu nkeka w'urubyiruko muri iyi minsi akwiye guharanira kugira, kwitoza kumenya gucuruza ikintu icyo ari cyo cyose. Yego. Ndangiza rero ubwo ayo ni amezi 6 urebye ya nyuma ndi muri kaminuza. Naraje nza mbona hari ikigo cy'abanyamahanga cyari cyaratangiye nabyo ibijyanye n'itangazamakuru. Abo bari batarabitangira, bari bafite ibijyanye no gucapa aribyo printing, ariko bakaba bari bafite intumbero yo kuba bakora ibintu bijyanye n'itangazamakuru. Ndaza dukora icyo bita turebera dukora fata catalogue ama backlist. Ari muri bigiye mu itangazamakuru ubundi hari ibihangano twita biri muri public domain. Ibihangano biri muri public domain ukuvuga ngo ubundi iyo wahimbye igihangano bitewe n'ibihugu hagati y'imyaka 30 na 50 warapfuye, ubundi icyo gihangano buri wese ashobora kugikoresha icyo ashatse, akaba yagihindura, akaba yagicuruza atagusabye uruhushya. Ibyo bihangano biba byaragiye mu Cyongereza nyine bimenyerewe mu izina rya public domain. Ubwo rero icyo twakoze urumva na content na bihangano bishyashya bari bafite, twahereye kuri ibyo ngibyo tubikoramo amakopi makeya. Noneho njyewe nkajya mfata nyine agakapu ibyo mubwira ati bwa bumenyi ngiro buri muntu wese yari afite. Ntabwo bamaye akazi ko kuvuga ngo tugwaye akazi na barambwira ati nta muntu tugira ubikora kandi nta isoko tubona rigaragara, wowe nimba wumva wabikora twereka ibyo ushoboye. Tukajya dufata amanuza ibyo bihangano biri muri public domain, internet wabibona by'abahanzi ba kera kandi bimeze neza, tukabiprintinga, tukabikora inkuru nyine ukazitunganya, ukaziprintinga ubundi nkagenda nkafata agakapu. Niba ugibona aba Yehova ku muhanda kwa kundi bafite udutabo mu Cyongereza cyangwa mu ndimi zose zitandukanye. Mu ndimi byinshi byari mu Cyongereza, nyine hari ibyo nafataga nkashyira mu Kinyarwanda nyine kwa kundi. Burya akenshi iyo umuntu aje gusaba akazi hari n'igihe tuza tuvuga ati wamuha akazi, ariko burya ikintu cya mbere umuntu akwiye kumenya niba urashaka akazi cyangwa ushaka kwikorera cyangwa ushaka gucuruza ku muntu, uba ugomba kwerekana ni iki kintu kibugiye kumarira abantu. Urumva nkanjye ntabwo nahembwaga umushahara, nyine nakoraga kuri komisiyo, nkaza nkemera ibitabo nkabyishyirira mu Kinyarwanda, nkabifata wenda bakabicapa, ubundi nkajya kuzenguruka nyine nkabishyira mu Kinyarwanda ariwo bikora ku giti cyawe amafaranga batanyishyura. Urumva nyine hari n'ibyo najyanaga mu Cyongereza no mu Gifaransa byose nkabyikorera kuko nyine numva nyine nafataga agakapu nkavuga ati uyu munsi ndakorera ku mashuri ari muri Kicukiro iki gice cya Niboye, nyine nkiha gahunda y'icyumweru nkakina. Nari mfite urukweto rukoze muri Rugabire rufite ruza ikawucu rudahengama, nkavuga ati ndagiye ngakina biroko nyine nkaza nkavuga ati ndakora uyu munsi Niboye, ejo nzakorera wenda amashuri ari Kacyiru cyangwa ahantu mu masomero mbona hari amasomero, nkagenda nyine nakomanga ati mwiriwe nitwa gutya na gutya, ndabona hano mfite bivuga inkuru zicuruza zimeze gutya na gutya na gutya, gutyo. Uburyo rero iyo ukora ibintu burya kandi unabishyizemo imbaraga, n'abantu bageraho batangira kukwizera iyo babona ko ari ibintu ibyo ukora ubizi, ubasha kubisobanura kandi unabikunze kandi utanacika intege. Ibyo nabikoze nk'amezi 3 cyangwa 4, ariko hagati aho ngaho mfunguza kampani. Muri RDB nafunguze kampani. Hari igihe RDB yigize kugira gahunda yo gushyira amashami kuri buri murenge. Ndagenda ku murenge wa Gatenga aho twabaga, ndabwira umusore wari uhari ati mfunguriza kampani. Narayimfunguriza nyine ndagenda ibyangombwa ndabibona, ubwo nkajya nyikoresha muri ibyo biraka, nkagenda njya mbona uturaka ku ruhande two gusemurira abantu cyangwa guhindura inyandiko mu ndimi. Hari baguha 5 cyangwa 10 kwikomereza nyine.
icyo gihe ucuruza ibitabo nabyo narabikoraga nyine. ucuruza ibitabo iyo wakigurishaga wafatagaho make andi ukayashyira n'abantu mwakoranaga. ni ukuvuga ngo bamaga 10% nyine ryayo wagurishije. iyo nagurishije nyuma nagurishije ibitabo 10 wenda kuri wenda n'urugero bamaga 10,000 byari menshi ntagezaga ariko igihe nacuruzaga nyine byabaga ari make muri iyo gihe ariko hari igihe nabicuruzaga n'igihe 5 iyo nageraga nko ku ishuri ngasanga bakeneye ibitabo byinshi ari nk'ishuri nkabibakorera by'icyongereza cyangwa bakafata byinshi nyine ijana rikaboneka nkabona iyo pourcentage yanjye undi nkitahira nyine nkabazi ngo iby'ibanze ndabifite ndi burye ibintu nk'ibyo ubwo ariko hagati aho nyine mfunguraga company muri iyo minsi mfungura company nkajya nyine nyikoresha ibyo biraka byo gusemura cyangwa guhindura iyo company yari yo gukora ibyo gusemura no kwandika byose byari birimo nari nabishyizemo na publishing n'ibiki event ibintu byose numvaga mfitemo basic skills byo guhasoringa nyine byo gushakisha byose wabishyizemo noneho ariko ubwo kwakunda abantu batangira kukwizera baza kuma contract turakorana nayobora department yabo y'ibitabo unfortunately baza gufunga noneho barahombye barafunga imiryango njyewe ndareba hagati aho nari maze kubaka abantu tumaze kumenyana gukorana n'abandi tumaze kumenyana bumvishe case bakajya bandangira there is opportunity here and there nangira kubaka nyine clientele nyigeramo gutyo nubaka clientele kugeza n'uyu munsi dufite abakiriya bahoraho twatangiranye ibyo bihe akaba ari n'abandi bagiye baza bashyashya tumenyana tubwirana icyo nashaka no kubwira njyewe se urumva nagejeje iyo myaka yose narasohoka mu Rwanda ibitabo nibyo bintu byanyujije indege bakaba mbere umaze kuzenguruka nk'ibihugu 8 kandi njyanywe n'ibitabo ugiye kubyexposa kubicuruza cyangwa rimwe na rimwe ngiye no mu mahugurwa ibintu nk'ibyo ngibyo tukiri abo bantu nagira ngo unsobanurire neza urumva ukuntu wakoranye n'abo bantu iyo pourcentage mu by'ukuri ari amafaranga makeya yo ya transport yo kurya make mu by'ukuri utakora nk'umushinga tuba tugira ngo abantu badukurikiye bumve hari igihe umuntu avuga ati nta support nabona nta muvandimwe mfite gutangira business n'amafaranga akumva ko hari nk'ibifaranga ari ushobora gutekereza ati hari amafaranga cyangwa se abo bantu mwakoranye hari amafaranga menshi baguhaye atuma ubasha gukora kugera ku rwego ugezeho mumaze gutandukana uramaze gufungura company kugira ngo uzamuke koko ugere ku rwego uyu munsi ujya mu ma expo ahantu hatandukanye ugiye ku exposa ibitabo igishoro muri make ndashaka kubaza ngo igishoro gifatika igishoro gifatika cyavuye hehe kuko mu by'ukuri igishoro ntacyo nangira urumva nta gishoro ni umutwe gusa umuntu yajyanaga nyine no kumenyana n'abantu urumva byageze ahantu abantu batangira kunyizera umuntu akajya amudangira nk'ikiraka akambwira ati iki ni ikiraka cya 200 nkagikora cya 500 kikaza ndibuka noneho ahantu naviriyo nkavuga ati mbonye amanuzo amahirwe 2015 hasohotse isoko ryo gukora ibitabo ndapplying ariko mu applying byari isoko ryatanzwe n'ikigo cyitwa EDC ikigo cy'abanyamerika cy'abanyamerika bakoranaga na REB icyo iyo soko nta mafaranga nari mfite yo kurikora ariko nari nziranye n'abantu urumva nari namaze kurumva imyaka hafi 2-3 nari maze kumenyana n'abantu naramenya bakora byo gushushanya byo biki urumva nari nyirwa uriya business twita briefcase business nyine yo kugendana agasakoshi laptop yawe
ariyo office yawe nyine aho ugeze hose ugakora biri ariko nkaba mfite ibyangombwa bya RDP yego urumva nanjye applyinga byari kuri email nari naramenye muri iyo myaka 2 nakoranye n'abandi naramenye gutegura document y'isoko ibyangombwa kwita ku bintu ibiciro by'ibanze nari narabimenye ndapplyinga ngiraho n'ama references nari nyamaze ndayashaka ndayabona nyine abantu baramaze kumenya benshi muri industry ndagenda noneho tugira uburyo dukorana n'aba bavandimwe bakorana none bijyanye na printing iyo ushaka gukora ibitabo biri print ndagenda ndamupfukamira ndamwinginga ngo ati sasa rero ngiye kubiginga ku isoko ariko nibarimba ndaza uncapire ibitabo jewe ngiye kwishyuza nzakwishyura yego amafaranga niyo nayankuye uko narikoresheje hafi miliyoni 10 byari isoko rya miliyoni 12 ndaritsindira kuko icyo bashakaga ni expertise nari mfite diplome yanditseho publishing mfite ma references kandi nari maze imyaka 2 nkora abantu babirimo batangiye kumenya benshi ma references barayama rwose kuko no gutanga isoko habaho verification baranahamagara abantu baravetinga ndaza ndarikoresha ndasaguyemo ebyiri nizo nashoye ubwo nibyo navuga ariko urumva mu gutangira ntabwo ari ukuvuga ngo hari umuntu wambaye amafaranga gutya gusa kuko narikoze hafi amezi 6 iryo soko kuko ibintu nyine urumva hazamo back and forth ibintu bijyanye no mu mashuri na leta ntabwo ushobora kubikora ngo gutyo bigende gusa hari inzego za leta zigomba kubanza kubirebamo kugira ngo tumenye uko abana bacu turimo turabaha ibintu bizima kandi inzego za leta nazo zifite imikorere yabyo haba ari ubirebamo hari abo bisinyaho zose nabyo nyine bifata umwanya byatwaye nk'amezi 6 nyine umuntu ashinyiriza nyine yirirwa nyine akomangira abantu ariko rwose abantu nyine barakwizera nyine bakavuga ati kandi wumve n'amahirwe urumva icyo gihe umuntu wamfashije ntabwo ari n'umunyarwanda buryo kuri iryo soko urumva byabaye ngombwa ko mbikoresha muri Kenya ibyo bitabo logistique rero yo kubikura muri Kenya ari bwo bwa mbere kuga telefone kagarasharamye kanje ari bwo bwa mbere logistique yo kubikura muri Kenya utaragera no muri Kenya ubwo nari narasohoka mu Rwanda kuva navuka logistique yo kubikura muri Kenya kubigeza i Kigali ubwo bwa mbere nari nagiye kumenya ibintu byo kudedwana imisoro yo biki ariko nyine ibya bindi nyine ubuzima no kwiga no guharanira mbigeza mu Rwanda icyo gihe twari tugikora nyine ibitabo tubiprintingira hose ubu dusigaye dukora made in Rwanda ubushobozi bwarabonetse ibitabo tubikorera mu Rwanda amacapiro congratulations mwazanye ibikoresho ni byiza akazi karoroshye Fisto tukiri aho hantu kugira ngo ube publisher bisaba iki bisaba ko uba warabyize gusa kuko hari abantu ushobora gusanga bafite impano zitandukanye ariko wenda mu ishuri atarabyize bimwe twavugaga by'ubuvanganzo ugasanga umuntu ashobora kwicara agatekereza inkuru akayandika wenda mukamufasha kwitunganya nkaho uri muri runo ruganda bisaba iki kuko hari umuntu uri kutwumva utarize publishing cyangwa se ubuvanganzo ariko muri we wiyumvamo impano yo kwandika bisaba iki se nawe birashoboka ko iyo mpano yayiteza imbere kugira ngo ube publisher cyangwa se umuntu utangaza ibitabo ntabwo bisaba nimvuga bisaba kuba warabyize ariko nimvuga kwiga ntabwo ari nkatwe uburyo twigaga kera isi tugezemo ntabwo ari isi yo kujya kwicara imbere ya mwarimu ngo wicare ngo wige ibintu isi tugezemo ushobora kujya kuri murandasi ukiga uko ibintu bikorwa ushobora gukurikirana amashort courses y'amezi 3 cyangwa 6 ukiga uko ibintu bikorwa ukabikurikirana ndetse na experience iyo byabende tubyita kwiyigisha nyine ngira ngo nakora narabyerekanye ko rwose ubu ngubu ntabwo bikiri abana ni ugushaka ubundi buryo abana biga kandi bakamenya ibintu atari ngoma nyine na mwarimu tukujya imbere ni byiza ariko
gutekereza ese igihe bibaye ngombwa ko mwarimu adahari kandi ushaka gukora ikintu nabigenza gute. Ikindi nanone hari mbega ni ushobora kubikora muri make ariko wihuguye, hari uburyo wihuguyemo ukagerageza kujyanisha n'ibihari ndetse no gushaka udushya twawe nawe uzanamo. Nk'umuntu utaragize amahirwe yo kujya mu mashuri hano tuvuga primaire, secondaire, kaminuza, ariko urabizi ko umuco w'Abanyarwanda kenshi n'abasogokuruza bakira basanzwe bafite ziriya mpano zo guhimba, ariko bakanabifata ni isoko no havuye muri abo buvanganzo n'imvugo bakabifata kuko ntibandikaga. N'uyu munsi dushobora kuba tubafite bari wenda mu gihugu hagiye hatandukanye, ntazi kwandika, niyo murandasi umubwira ntazi aho banyura babikora, ariko muri we akumva afite iyo mpano. Hari n'abantu babizi ko afite iyo mpano, umuntu nk'uwo wamugira ihe nama? Ni ukwegera umuntu uzi kwandika umuri hafi, noneho iyo nyandiko akagerageza kuyegereza abamufashamo kuyitangaza. Tuvugana hari ibigo byinshi bitangaza mu Rwanda ibitabo ndetse bitangaza n'ubundi buryo bwo kubika amateka, yaba ari ku murandasi cyangwa se ushobora kwegera bigakorwamo. Kubera yuko amahirwe hari iterambere ikorana n'ibihangano byawe, ushobora no kubifata kuri telefone mu majwi ukabibika kuri internet, kuri izo website zindi cyangwa se na hehe, ku buryo imyaka 50 iri imbere 100 bizaba bikiboneka. Tukiri abo Fisto, tuvuge wenda afite igitekerezo runaka, hari ibibaho abantu benshi dukunda no kwivuga ngo amateka yanjye cyangwa se ngo nakwandika igitabo. Wenda nkumva mfite nk'uburyo nshaka kwandika ndumva nshaka kwandika igitabo, ariko kwaho kubishyira ku murongo ari ukwicara ngo nyandike, nkumva simbishoboye, ariko nkumva muri gihe mfitemo ibintu byo kwandika cyangwa byo kuvuga cyangwa byo gusangiza abantu. Iyo njemo nabagana mukamfasha. Ubu ngubu icyo narimo mvuga ari kwandika nyine, iyo bimaze kuba kwandika ni igice nyine cy'ubuhanzi n'ubuvanganzo nyine, ariko iyo bimaze kugera mu bijyanye no kubitangaza hajemo ubucuruzi, kandi nk'ubucuruzi yari amateka nyine ushobora kumva ashobora kugera ku mutima wa benshi no gusomwa no gukundwa na benshi. Biroroshye, ufata agatelefone kawe, telefone nyinshi ubu zifata amajwi, wowe ukifata amajwi, ayo majwi ukaba wayohereza umuntu muri message mu butumwa bugufi yajya kuri WhatsApp, ashobora kugufata kuyandika nyine ari amajwi yakoze. Nk'ubu hari ibintu byamumva nka bino abanyamakuru bavugiza zino nkuru bakora, ukumva ni nziza, ukumva abantu babikunze, zidushobora kuziteranyamo zikavamo ibitabo byiza cyane. Gusa byose nyine iyo bigeze nyine gutangaza ubucuruzi biba byabaye ishoramari, birumvikana. Nanjye gufasha umuntu navugaga ntabwo ari gutyo gusa, wamufasha ariko nyine biba byabaye ibindi bijyanye n'amafaranga murabivugana. Ariko nyine nagira ngo wa muntu ushaka kwandika igitabo ariko utazi uburyo yadevelopa cyangwa se bya bitekerezo biri muri we yabidevelopa, ariko akumva arabifite, abahanga mu kwandika mu igitekerezo we cyangwa ukamubwira ibintu byinshi bakamenya ukabishyira ku murongo. Nicyo nashaka kuvuga, niba bishoboka ko mwamufasha, naho ibyo ni business. Ibyo nyine turabikora ariko ntabwo twabikorera abantu bose kuko tubikora nk'ubucuruzi. Uba ufite abakozi uba ugomba kumenya nyine ndabyumva ni ukubishyura. Ibyo turabikora tukabivugana mukambuta ibyo dukurikije kuba dutangiye kwandika tukazagisohora igitabo twavugana gutya na gutya. Cyane turabikora nk'ubu ngubu hari n'icyo turangije cyitwa ni icy'umunyaromaniya ari kuba muri Amerika turangije gukoraho, cyitwa Journey Trapland, yakivuga ku mateka na politike zo muri Amerika. N'abantu nk'abo b'abakiriya nabo turabagira nyine dukorana nabo, ariko nyibona kuri internet ushobora kukiba. Ni igitabo nyine kivuga nyine turabagira abakiriya nk'abo ngabo.
So dore nk'iki ni igitabo cyitwa Janine Trumplandia Rise of Populism in America. Ni igitabo nyine tugira abakiriya nyine nk'uko wari ubimbajije yavuga ati ngiye mfite ibitekerezo mfite inyandiko turabafasha bako mwagira dore ngiki hano ngira ngo ntabwo hariho logo kiri ubwo kiracuruzwa kuri Amazon. Ni igitabo turangije muri iki cyumweru cyashize dore kiri kuri Amazon. uvuga ngo mwe mwakoze iki uvuga ngo nawe nyine atuha ibitekerezo bye nk'uko warumbajije akabwira ati turafasha ko mudufasha wenda nko kubishyira ku murongo wo kubicuruza ikintu kigira ngo urabona hariho logo yacu ntoya ariko so urumva nyine tukamufasha kugikoramo urashaka ko tugitangaza mu buhe buryo mu nyandiko mu mpapuro kuri murandasi iki wenyine kiri muri ebyiri ariko iri kuri murandasi yamaze kugeraho. uvuga ngo mushobora kwandika ibitabo mukabisohora mu mpapuro nka bino bitabo bisanzwe dufata tugendana cyangwa se mukagishyira kuri murandasi umuntu ushaka kugisoma akajya kuri internet akagikurikirana cyane ibyo bita ama e-books. mubikora mu ndimi zose Ikinyarwanda turabikora nyine. Okay. Dusa nk'abagana ku musozo nagira ngo udusangize ikigaragara bino bintu bikora nk'akazi ariko urabikunda kandi ukuntu numvise kuva wanarangiza kwiga nibyo bintu wakoze n'ubundi nibyo wabayemo cyane mubona amafaranga gute kuko umuntu ushobora kuvuga ngo akumva twavuze ibitabo ni gute bino bintu biragutunze cyangwa ufite ibindi bintu ubuzima bw'iki gihe usanga abantu bavuga ngo ntiwakora ikintu kimwe ugasanga umuntu afite business ajya no mu kamera ajya aranahinga nubwo nabyo ari byiza ariko kano kazi karagutunze ese mu by'ukuri amafaranga uyabona mu buhe buryo kugira ngo birantunze kandi bitunze n'abakozi bagera ku 8 nishyura ku kwezi. Ufite abakozi bagera ku 8 ku kwezi wenda ntabwo navuga ngo nibyo bintu bankorera gusa ariko kampani yanjye igira abakozi bagera mu 8 yego harimo 3 bakora gusa kuko ubu nashyizemo n'andi mashami akora bigerageza kubikoramo ama animation nyine kwagwa dukora utuntu video tw'ibishushanyo tugenda by'amakatuni ariko abo bose 8 kuri kwezi bagomba kubamenya kandi nkeka yuko abenshi batumaranye igihe imyaka 3 irenga umwe uwejo ubundi amazemo hafi amezi 4 kandi nkeka ko umuntu umaranye hafi umwaka urenga nta kibazo ubuzima buba buyenderera mugerageza urumva nta kibazo rero ni akazi kagutunze. Ni iki utubwira ni nk'iki mu myaka ngira ngo igera hafi muri 5 kano kazi kamaze kukugezaho ushobora gusangiza abantu? Njyewe ku giti cyanjye mbirebera mu mahirwe natumye abandi babona sibyo singiye kuvuga ngo kuko ngewe burya baravuga ngo iyo ushaka kubaka ubucuruzi wenda mbwire n'urubyiruko ushaka kubaka ubucuruzi burambye burya nibura ntabwo uba wemerewe gukora mu mafaranga ya business nibura utaramara imyaka 3 yikurikiranye kandi uri mu nyungu gusa. Rero ari ikosa nyine byinshi urubyiruko dukunze gukora ugakora nyine nk'akazi ukabona udufaranga twihuse aho ngaho ugasanga ugiye kugura ikibanza ni cyiza nacyo hari igihe kiba asset ariko uba wishe ya business yawe itaramara amezi 3 uvuga ngo iyo utangiye ubucuruzi cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose uba ugomba guharanira yuko amafaranga yawe ahora muri business uyakoresha kugira ngo business ikure. Kuko nk'ubu ngubu n'ubundi hari abo twatangiriye igihe kimwe ariko barambaza ati se ubasha kwishyura abantu barenga 6 gute buri kwezi sibyo kandi atari kuvuga ngo twabonye amahirwe atandukanye twabonye wenda amahirwe amwe twagiye duhura mu bintu bimwe bishobora gutanga amahirwe ariko ugasanga wenda bo bitewe n'ibyo
ibyo bafite ku mutima bibashishikaje Yego. bayashyize muri ibyo windi ukagura inzu ukagura iki ariko kuri njyewe icyo nifuza intego zanjye ni ukubaka ikigo kinini ku buryo nshobora kubaka ari ikigo kizagira wenda n'abakozi 1000 sibyo nicyo kintu maranira iyo mbonye buri mwaka hari umukozi wiyongereyeho kandi na babandi ntabwo natara kuvuga ngo bahagaze cyangwa bagiye ariko kubera ko akazi kiyongereye kandi nkabasha gukomeza njye naho mbirebera icyo nicyo kintu byangejejeho kandi ubwo bumbaze nabahoraho buri kwezi hari abandi banditsi dukorana b'abanyabiraka abahanzi bashushanya abahanzi bafotora ibintu nk'ibyo ku ruhande dukorana ku buryo mbabaze bagera nko muri 40 nk'ubu ngewe uyu mwaka izo nzego z'abanyabiraka n'abandi kugeza uyu munsi mu kwezi kwa cumi maze nabishyuye amafaranga agera muri miliyoni 18 kwishyura gusa abakozi kwishyura abakozi n'abanyabiraka ariko ni benshi muri 40 nyine bihaye ariko jewe aho niho ndebera ibyo nibyo nagezeho so kuvuga ngo sinari kugura inzu cyangwa ikibanza nari kubishobora ariko amafaranga yanyera n'ubu iyo myaka igeze yose hafi 6-7 muri ubu bushabitse amafaranga yanjye yose nyasubiza muri business. Kristo urakoze cyane umaze kwandika ibitabo bingahe? Biri cyanjye ndumva ari nka 6 ariko maze gukorana n'abanditsi banyandikiye ibigera muri 150. Ukuvuga ngo Ndacumura Publishing House mufite ibitabo birenga yes 150. Dufite catalogue irimo nyine byose hamwe ni 150. Harimo ama backlist nka 60 ibindi 90 n'ama frontlist. Okay, backlist ni ibitabo bimaze igihe nyine wovuga ati twahereyeho ibishyashya wenda nyine ububara bumwe mu myaka 2 cyangwa 3 ishize ibyo by'ama frontlist igeze kuri 50. Urumva muri uyu mwaka twakoze akazi kenshi kurusha indi myaka yashize. Urumva akazi kaje kiyongera n'imirimo yongera. Ngewe aho niho mbonera imigisha uretse wenda ibyo bindi nagezeho mu bandi dukorana imigisha yanjye n'ibyo bibaramo nyine uko nabivuze ibitabo byabashije kuma amahirwe yo kujya gutembera no kwiga uko izindi nganda z'ibitabo zikorwa ku isi. Nagiye mu Budage inshuro nyinshi, nagiye mu Bushinwa, nagiye mu Butaliyani, nagiye muri za Algeria, nagiye muri South Korea, nagiye urumva ariko hari nyine n'ibindi bintu invitation n'abantu baho hari izo invitation hari nanjye ubwanjye no kwa applyinga kubera ko cyane icyo nabwira urubyiruko hano hanze ibyo wabukora byose ukapfa kubishyizeho umutima uyu ugerageza no kureba kuri murandasi ushakisha amakuru kubera ko henshi hari abavuga ati se nagiye nanjye nyine ndashakisha nkavuga ati se amahirwe ari mu bijyanye n'ibitabo muri iyi minsi nayabona he sibyo gutyo hari igihe ubona ibintu kuri murandasi rwose ukajyamo ka applyinga ukabona baragusubije kandi ahenshi muri aho hose babaga banyishyuriye amatike y'indege banyishyuriye hoteli ibyo kurya rimwe na rimwe bakaba n'amafaranga kugira ngo gusa babone umuntu uturutse mu Rwanda barebe ibintu azanye. Kandi ibitabo byanjye majorite 90% ari Ikinyarwanda najyanaga Ikinyarwanda bakabigura se barabigura nyine babyumva gute ari byo bitabo ubucuruzi bujyanye n'itangazabitabo buratandukanye nyine bo bagura urubya byose nyine bufite ama catalogue abarimo summary ya buri gitabo bakavuga ati bakareba iki gitekerezo ni cyiza twakifuza kukidevelopa bakakihindura mu ndimi zabo ibyo ngibyo birahari no kuganira byose biba bihari ni amahirwe menshi uba ushobora gukora burya nicyo kintu cyiza cyane bizi inganda zacu zitangazabitabo cyangwa z'ubuhanzi yuko nyine ibintu byiza haba ari amahirwe y'uko abandi bashobora kugura uburenganzira bwo kugikora mu bundi buryo sibyo ushaka kugikoramo amafilme hari ushaka kuvuga ati ndashaka kugikoramo indirimbo akaza akakwishyura hari ushaka kuvuga ko
ibintu byinshi cyane nk'ubu wenda ibyo mwereka aho zino nganda zitanga akazi nk'ubu ejo bundi hari igitabo kimwe turimo turakoramo iyo animation ariko hari indirimbo ya Urban Boys tuzakoreshamo naguze uburenganzira iyo ndirimbo kugira ngo nyikoreshe urumva we nk'umuhanzi hari uburyo bundi iyo ndirimbo imubyarira akazi ariko nawe kuba ngiye kuyikoresha muri icyo gihangano cyanjye ikindi turimo turakora nawe byamuhaye kandi urumva hari uburyo izi nganda nyine ubuvanganzo yaba nyemvugo cyangwa nyandiko bugenda bwuzuzanya bugatanga imirimo n'amasoko n'ubuzima bukubakika ubukungu bukazamuka kuri twese no ku gihugu. Urakoze cyane. Ikibazo kugira ngo kibanzirize cyane ni uko abanyarwanda tudakunda gusoma akenshi wenda kubera noneho muri ino minsi bwo abantu basigaye bakoresha interinete cyane kurusha kuba bafata igitabo cy'impapuro ugasoma. Icyo kibazo mwagikemuye gute cyangwa kugira ngo ubashe kwemeza abantu gukonvenka abantu ugomba kugura ibitabo ujye gukunda kujya gushaka isoko ahantu icyo kibazo mwakitwayemo gute? Buriya rero mu Rwanda nyine iyo mvugo nyine abanyarwanda bitukunda gusoma iyo ni imvugo nyine rusange ariko burya bikabirije cyane burya amahirwe burya nako ni ibyago byaturutse ku mateka ariko nanone hari n'amahirwe. U Rwanda abaturage b'u Rwanda benshi nka 60% ni batoya mbega mu myaka nanone ngira ngo nashimira na leta yacu ntabwo itagize yagerageje korohereza mu buryo bushoboka bwose abanyarwanda bose kwiga ku buryo ubona famiye z'iki gihe nyinshi kugera ku myaka 45 kumanura urebye nyinshi zirimo abantu basoma bize kandi burya abantu bize aho ngaho niho tuhita dusa nkaho twajya impaka kubera burya we iyo ari ikintu cyiza akakibona aragisoma kandi yasanze ari ikintu abashije kugura mu bushobozi bwe aragisoma ubimuganiriza nyine ariko ukamuganiriza bya bindi navuga muri bwa bumenyi ngiro nk'umucuruzi ugomba kuvaho kandi ukamwumvisha uburyo ibi bintu bimufitiye akamaro ariko nukorera ibikorera ibintu gusa ugashyira hariya nyine ati hanyuma nibyo bya bindi bivuga ati ntawe uzabireba nyine niyo mpamvu uravuga ati burya niyo icyo waba ukora kose uri urubyiruko yaba uri umwanditsi waba uri iki ugomba kugira waba ubumenyi ngiro bw'ibanze cyangwa se umuhanzi uwo ari we wese bwo kumenya gucuruza ikintu ni gute iki kintu mfite cyangwa ndi gukora nshobora kumvisha umuntu ko hari amafaranga agomba kukishyuraho ako kantu rero iyo ujyanye iyo mindset urabibasha ariko nujyana nyine imyumvire ivuga aho ndabikora n'ubu nabasoma naburi ntawe uzabisoma nyine rero twebwe nyine tugerageza gukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi imyumvire ivuga ati ndimo ndakora ibintu ndabishakiraho amafaranga babyishyureho tukabikora ubuzima ubucuruzi bukubakika gutyo. Ikibazo cyane Mephisto ni iyihe challenge cyangwa se imbogamizi wahuye nayo muri uru rugendo muri uru ruganda rw'ibitabo kuko ibyo ari byo byose ntabwo challenge zabura imbogamizi nanjye reka mbe nk'abandi imbogamizi zabayeho ni ukuvuga ngo iya mbere ni bwa bushobozi nyine nuko duturuka muri ya miryango nyine ibice yaciriritse kabivuge nuko bari bugirenze bagomba n'abateje abantu ariko nyine urumva imiryango yose mu Rwanda ugize amahirwe akaba agifite umuryango usanga n'ubundi no mu mufuka ari nta kigenda noneho ubwo rero ugavuga uti urumva nyine urwo rugendo nyine rwari rukomeye ngewe kuri ngewe n'abandi nkatwe n'abandi baturiye inyuma bakirimo baragerageza kurusha wa muntu ushobora gutangira ibintu ukabwira umubyeyi cyangwa umuvandimwe ati wampaye miliyoni zingahe ngashyira mu bucuruzi. Fisto reka tumushimire cyane. Murakoze cyane. Nshuti bakunzi ba Time TV mubonye ko ibintu byose bishoboka
cyane cyane rubyiruko ikintu cyose wumva ukunda wumva ushobora kuba wabasha gukora ibanga ry'ubuzima no kudacika intege kigemo we gucika intege amahirwe agusanga mu nzira ariko watangiye gukora turabashimiye cyane mukomeze mugire ibihe byiza